Alright. Agafilime kacu tugatangira ahangaha. Ni umugore waza agafungura umuryango. Nuko mu gufungura umuryango asanga umugabo we aryamanye n'undi mukobwa. Bagenzi murabe murebe iby'aka gafilime. Ni umugore uje uvuye mu kazi. Nuko mu kugera mu rugo akinguye umuryango w'urugi rw'icyumba cye asanga umugabo we yiryamaniye n'undi mukobwa. Yabuze icyo akora, abura icyo areka. Nuko muri ako kanya ahita yongera gufunga urugi rw'icyumba yisubirirayo. Twongeye kubaha ikaze ku gasobanuye kacu k'uyu munsi. Njye mubana umunsi ku munsi ukugezaho tuno dusobanuye kandi dusobanutse. Amazina yanjye nitwa Gavi. Iyi ni Marvin Recap Movie. Ureba hano handitse rwose subscribe, uhita uhakanda, uhita ufungura akazogera, ubundi ukande na like kugira ngo zino filime rwose niko zizajye ziragucika. Tujye tubana umunsi ku munsi. Kandi niba uri kubona kano gafilime wagakunze wagasharinga inshuti zawe. Nuko n'umukobwa rwose muri uko kanya yahise abyuka ahita areba umuntu wari umuhamagaye, ahita avuga demu cyangwa se asitiwe ati byuka rwose ni umugore wawe urimo urahamamagara. Ati umugore wawe niwe uri kumamagara. Ati hari yapo ati gira vuba rwose umfashe, ari kumamagara video call. Nanjye rero mfite kumwitaba video call. None rero gira vuba umfashe turebe ukuntu twatunganya hano hantu kugira ataza kumenya ko rwose ndahangaha. Ese umugore we yaba amuhamagaye mu ruhe rwego? Kubera iki umugore we ahamagaye uno mukobwa? Nuko muri ako kanya umukobwa yahise yitunganya yikora neza rwose, ahita afata telefone ya wa mugore usanze rwose umugabo ari kumuca inyuma. Nuko ahita amubwira ati hi sweetheart, how was your trip? Ati urugendo rwawe rwa rumeze ute? Ati ubu ngubu ntabwo uri mu rugendo se? Nuko n'umugore ahita amubwira ati hoya, ati ubu ngubu rwose ndi mu rugo. Ati ubu ngubu rwose naje mu rugo. Ikibazo nuko nsanze umugabo wanjye ari kumwe n'akandi gakobwa mu buriri yo. Nuko rwose ngo aramubwira ati wait, ati ba witonze, ati wabonye umugabo wawe? Ati yego rwose, ati umugabo wanjye musanze mu buriri ari kumwe n'akandi gakobwa. Ati ubu ngubu se ngo uri mu rugo? Yego ndi mu rugo. Ati rwose ndi hano ngewe ndi mu cyikoni cy'inzu yacu mu gihe umugabo wanjye we aryamanye n'undi mukobwa mu cyumba. Bagenzi murabe mureba umugore rwose umuntu yahise yitabaza bwa mbere ngo ni inshuti ye. Kwa kundi uhura n'ibyago ukahita uhamagara inshuti zawe rwose, kumbe inshuti ye niyo yari iri kumwe n'umugabo we. Bagenzi murabe mureba rwose by'aka gafilime. Inshuti zacu nta nizo usanga rwose ari bo banzi bacu cyangwa se ari bo bantu baduhemukira umunsi ku munsi, twebwe tukaba tubizi. Umugabo rwose umugore yagiye mu kazi, nuko umugabo asigara mu rugo, asigara ari kumuca inyuma n'inshuti ye y'uyu mugore. None niwe wahamagaye. Nuko rwose uno mukobwa aramubaza ati none se waba wababonye? Ati hoya, ati ntabwo rwose nigeze mbabona. Ati umukobwa yarasa nk'ahaneye umugongo. Ati ntabwo nigeze menya uwo ari we. Nuko uno mugore aravuga ati none se ubu ngubu nakora iki? Nuko uno mukobwa aravuga ati banza utuze rwose, ubanza ushira ubwenge kugiye urebe ikintu wakora gikwiriye. Nuko rwose uno mugore aramubwira ati rero ngiye gukora ikintu kidasanzwe, hari ikintu cyo ngiye gukora rwose kidasanzwe. Nuko areba ku ruhande aravuga ati bombi bagomba gupfa, bombi rwose bagomba gupfa. Muri ako kanya rwose yahise akuramo ahangaha icyuma, ahita areba icyuma rwose aravuga ati ngiye kugenda ubundi mbice bose icyarimwe. Ntabwo rwose nabyihanganira, ntabwo nakwihanganira kubona nagiye mu kazi nkasanga umugabo wanjye arimo aranca inyuma. Nuko uyu ngo ahita avuga ati hoya, ati wikora igikorwa rwose cy'ubugoryi, hata utisanga rwose uri muri prison, uri muri gereza, ugasanga baragufunze kubera gufuha mu bintu by'amafuti. Nuko n'umugore aravuga ati you have a point. Ati rwose aho ngaho uramfite. Ati iyo ngingo y'uri kumbwira niyo? Ati kubica ntabwo cyaba ari igitekerezo cyiza. Nuko arongera amubaza ati what should I do? Ati ese none nahakora iki? Ati ngira inama. Ati ngiye rwose ndi kumva byanyobeye. Ati ubu ngubu nabuze icyo gukora. Nuko uyu mukobwa aramubwira ati ikintu nakugiraho inama rero, kubera ko ubu ngubu umutwe wawe utameze neza,
igikorwa cyose wakora hari igihe cyakugaruka. Ati weho jya mu rugo, ati jya mu rugo rwose ndibuze kwagusanga. Uno mukobwa amubwiye ati ajye mu rugo rw'uyu mukobwa ari kubwira uriya mugore wa uno mugabo bari kumwe, ati ndibuze kugusangayo. Nuko uno mugore amubwira ati igihe cyose rwose wambereye inshuti nziza, turi inshuti nziza rwose. Nuko none aramubwira ati thanks, ati cyangwa se urakoze. Nuko uno mugore aramubwira ati ariko ubu ngubu kwa ino nshuro ntago nshaka kuba nagushyira rwose mu bintu byanjye, ntago nshaka kuba nagushyira mu bibazo byanjye by'urugo rwanjye. I will handle it myself, cyangwa se ndibuze kubyitaho ku giti cyanjye. Nuko n'umukobwa aramubaza ati how, ati ni gute uri buze kubyitaho? Nuko n'umugore aratekereza areba ku ruhande aravuga ati uzi ikintu ngiye gukora? Ati rwose ngiye gukora ikintu kidasanzwe, ngiye kuba nagenda rwose mbatwike bombi mu cyumba rwose, mbatwike nta muntu uzigera umenya ko ari ngiye wabatwitse. Nuko n'umugore aravuga ati ahanga rwose nungutse inama, ngiye kuba narukinga inzugi rwose za kiriya cyumba barimo bombi uko ari babiri, ubundi nzifunge, ubundi mpite nza ahangaha mfate gaze nyitwike rwose, ntwike inzu, nta muntu uzigera umenya yuko ari ngiye wabikoze. Bazagira ngo ni accident yabayeho y'umuriro, bazagira ngo ni gaze yaturitse, ubundi nabo bahire mu nzu, kuko nge ntago nashobora kubyihanganira, ntago nashobora kwihanganira rwose umugabo unca inyuma. Nuko kino kigabo kiravuga ati yeko Imana we, ati agiye kudutwikira mu nzu koko? Ati rwose niko ngiye kubikora, ati ngiye gufata ino burike rwose ngende mfunga imiryango ya rurarugi, ubundi mfate gaze nyifungure, ubundi mfate ino burike nyitamurire mu nzu, ubundi inzu ishye rwose, nta muntu nta n'umupolisi uzigera umenya yuko ari ngiyewe wayitwitse. Abantu bazaza gukora iperereza bazavuga yuko rwose ari gaze yaturitse. Nuko n'umukobwa aramubwira ati sweetheart don't do that, ati sheri, ati rwose mukundwa wikora ibyo bintu, ati ibyo bintu rwose ni bibi cyane. Ese don't you care about your house, cyangwa se ntabwo witaye ku nzu yawe, ntabwo rwose inzu yawe uyitayeho? Ati reba yakuruje rwose kuyubaka wowe n'umugabo wawe, mwanyuze mu bintu byinshi kugira ngo muyubake, none urebe n'ibintu birimo, ati none waba ushaka kwitwika bene ako kagene? Nuko n'umukobwa aramubwira ati rwose uri mu kuvuga rwose uri mukuri, ati ibyo urimo uravuga rwose ni ibintu by'ukuri, ati ntabwo nakwitwikira inzu. Nuko n'umukobwa rwose yakomeje kumugira inama, ariko inama zose zari kumugira ni ukugira ngo aze gukira, kuko nawe ari mwayino nzu. Ahubwo ikibazo ni uko uno mugore atamubonye neza, ntabwo rwose yamubonye neza. Nuko n'umukobwa aramubwira ati ariko wanababarira rwose umugabo wawe, ati ibyo ni ibintu bibaho ku bagabo. Nuko n'umugore aramubwira ati hoya ntago nababarira rwose, kiriya kigori yavuze ibigambo bibi, njye ntago nabasha kubivugira anga rwose, ati kiriya kinazi cy'umugabo ntago nakibabarira, ahubwo ngiye kuba nafata inkoni ya baseball, ubundi ngende mfate uno muhini ngende nkuba kubite rwose bomba aho baryamye mu cyumba. Nuko n'umukobwa aravuga ati buretse. Nuko muri ako kanya abwira uno mugabo ati umugore wawe araje, atagiye kuza ahangaha, ati dukoze iki rero, mbwira icyo dukora. Nuko n'umugabo aramubwira ati genda wihishara rwose, genda wihishara inyuma y'amarido, nuko rwose ataza kuba yagusanga ahangaha akaba yamenya yuko ari weho twari turi kumwe. Muri ako kanya rwose bahise bafata ibintu, umukobwa ashaka gerageza kwihisha ahantu, nuko n'umugabo nafata ibishoka rwose abiterera ahangaha, barimo baragerageza kuba basibanganya ibimenyetso, kuko umugore we avuze yuko agiye kugaruka ahangaha rwose afite ikibanda agiye kuba kubita bombi rwose, umukobwa uri kumwe n'umugabo akaba yabakubita. Nuko muri ako kanya yahise azana ikibanda kubitanga rwose n'umujinya mwinshi. Umugabo ahita abyuka ati ati niki hani nibiki. Nuko n'umugore rwose aravuga ati sheri, ati bite? Nuko n'umugabo aramubwira ati none sura ahangaha, ati nibiki biri kujya mbere, siko ufite umuhini uri kuza ukubita abantu hano, habaye iki cyabaye? Ati what wait long, ni iki cyabaye, niki kirimo kirajya mbere? Nuko n'umugore rwose biramushobera, nuko
abaza umugabo ati ese ntago uri kunca inyuma, nuko n'umugabo aramubwira ati ibyo ni ibiki urimo uravuga? Of course not. Ati hoya rwose, ati ntuse ibyo bintu ni gute uri kubitekereza hani? Ati ibyo bintu rwose ubikuye he? Ati haba hari icyabaye? Nuko n'umugabo aravuga ati oh mbega, ati rwose ndi idiot, ati ndi ikigoryi pe, ati am I such an idiot, ati rwose mbega uburyo ki ndi ikigoryi. Nuko n'umugore yavuze rwose kumbe umuntu rwose bari kumwe yihishe niwo yarari guhamagara inshuti ye, kumbe inshuti ye niyo yari kumwe n'umugabo we. Nuko n'umugore aravuga ati rwose nahinze ko uri kumwe n'undi muntu. Nuko n'umugabo aramubwira ati gute se kandi ndi hano ndyamye njyenyine? Ati ibyo bintu uri kuvuga bikuye hehe? Ati okay, noneho niba nta muntu muri kumwe, ati reka mbwire inshuti yanjye Brenda, reka nyibwire ko ibintu byose bimeze neza, reka nyibwire ko ibintu byose rwose ari amahoro. Muri ako kanya yahise afata telefone ye rwose agiye guhamagara inshuti ye ayibwire yuko ibintu bimeze neza. Kumbe inshuti ye iri mwa kino cyumba. Muri ako kanya rwose yahise afata telefone y'umugabo ayimutunga mu maso, no ku password itivamo. Agiye guhamagara inshuti ye Brenda, wa mukobwa burya yitwa Brenda, ambwira ko ibintu rwose ari amahoro ko yibeshe. Nuko umugabo rwose atangira kureba hasi no hepfo rwose yabuze icyo akora. Muri ako kanya mu guhamagara telefone yahise isonera ahangaha. Nuko n'umugore biramuyobera ati nibi ni ibiki? Ati wait what is there? Ati ni igiki kiriya kundi guhamagara telefone ya Brenda kasonera ahangaha? Ati ese Brenda abari hano? Nuko umugabo rwose atangira kuzunguza umutwe ati oya. Nuko n'umugore rwose ahita avayo n'ikibanda kizunguza ati ngiye kwica umuntu rwose mu nabare. Ati ngiye kuba nakwica umuntu. Ati ninduri? Ati Brenda ni wowe uri aho ngaho? Ati rwose ni wowe uri aho ngaho, vayo cyangwa se uvamo rwose natari nakwibonera. Nuko muri ako kanya umugabo ahita avuga ati no, ati buretse. Nuko umugore rwose ahita akuraho irido. Mu gukuraho rido yahise asanga rwose ari ya nshuti ye magara ariyo yamucaga inyuma iri kumwe n'umugabo we rwose. Agafilime kacu naho ntako karangiriye, ahangaha karangiriye. Umugore rwose yahise afata inshuti ye, nuko muri ako kanya ahita afata umuhini n'umujinya mwinshi cyane, aravuga ati ngiye kukwikubita rono muhini, ubundi ibindi bisigaye bazabimbaze. Ahita afata umuhini mu burakari bwinshi ahita umukubita.